Muraho neza meze neza ndashima Imana. uyu munsi ni Pasaka turabaramukije cyane ubwoko bwose bw'abanyamurenge tubaye yambo tunabona kore mu bihe bibi turimo bihe bigoye ibihe buri munyamurenge wese akagombye gukubita amavi hasi tukumva ko inshingano zacu ari ukugarura ubunyamurenge tukareka ko ubunyamurenge bwose ibamo. wowe ubivugaho iki wa? jewe nobivugaho kuko tugomba gutabara guhaguruka twese uko tungana tugahaguruka tugatabara igihugu cyacu kabisa kandi tukabyumvisamo kuko ari ngombwa ko tugomba gutabara igihugu cyacu. mwumva byokogwa nka gute nka ryari? Amasensibilisation yarakozwe abanyamurenge sinzi nimba ari ubushishi nimba ari ibiki turimo abantu ntibanyumve nabi ngo ni ubushishi ariko kuba turi mu mahanga tibivuze ko tugomba kwibakirwa abo turimo. Twageze mu mahanga twize ibintu byinshi twize amapolitike yabo uburyo akorwa twiga uburyo barenganura abantu turi abakongomani ariko ntitwakirwa nk'abakongomani muri Kongo cyangwa hano muri Kongo na hano turatukwa nk'impunzi dukora ubuzi bucakaye ubuzi bwa nta kigenda tukabaho nk'ingorwa kandi dufite igihugu kuri ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. muri make hano ntitwemerwa no muri Kongo ntitwemerwa niko byumva wa? Niko nanje mzumva ko mugenzi wacu yarabivuze ari hano muri Kenya twahungiye ntabwo dufite amahoro asesuye bitewe nuko turi mu mahanga. Harimo ka kantu ko kumva kuri impunzi hari ibyo utemerewe birumvikana utemerewe gukora bitewe nuko turi impunzi ariko rero iciza nuko twataha tukaja mu gihugu cyacu cyatuzaye tukagerageza uburyo bwose tugashaka amahoro kandi byo gukunda amahoro yaboneka ariko rwose duhaguruke twese uko tungana dutahe tuje mu gihugu cyacu. niko bimeze kandi abantu twikuremwo ko aho turi ariho tugomba gukirira imitungo yacu dufite tugomba kwiganisha iriya hakurya tukubaka amazu ubwinshi bwacu nibwo buzabuzana iterambere ry'aho turi bagende babishire mu mutwe nitugerayo tuzobona bino byose turimo amamodoka amazu meza ubuzima bwiza ntacyo twobuririye iwacu. Okay, niki mwobwira abari mu mahanga bose abataratabaye cyangwa se abakiri no mu bihugu bindi bitari iwacu ni irihe jambo cyane mwobabwira mwumva riri ku mutima? Ijambo ni rimwe gusa nta muntu ugomba gushirwamo ikiziriko kugira ngo yumve ko tumwigishe ko ari umunyamurenge ko inshingano ziba ari ugutabara. Buri umwe wese yibwirize ahaguruka ave hasi yumve ko gutabara umunyamurenge ari inshingano ze. Ni koko umugenzi wanje ko amaze kubivuga nta gahato kabirimo ariko tugomba kwiyumvisa kuko tugomba gutabara kubera kuko umuntu wese agomba kugira ishaka ryo gutabara kugira ngo dushake igihugu cyacu. Rero kiranahari tukirwanirire kubera kuko abasogokuru n'abasogokuruza bakibayemo n'uburenganzira bwacu gusura mu gihugu cyacu kugira ngo dushake amahoro ni muhira. Rero abadukurikiranye murabyumva rero abantu bararambiwe mu mahanga tugomba gutaha tugomba gusubira mu gihugu tugomba gutabara ababyeyi tugomba gutaha ku butaka bw'abasogokuruza muri Kongo niho imuhira niho iwacu. Yego murakoze cyane. Murakoze nawe turabashimira.